mu kanya gashize rero mvuganye n'umwe mu bavandimwe be umuryango we urasobanura ibi. Natwe ubwa mbere tukibibona twarishimye tukavuga tusa umuntu wita ku murwayi wacu, nyuma yaho wagenda ugiye gusura umurwayi ukahava wanduranije. Twebwe rero ikintu cyatubabaje ni ukubona umuntu afata initiative yo kujya gusabiriza nta muntu umwe abajije. Ni ukuvuga ngo yafashe umurwayi amugira nkaho nta muryango agira. None kuki mwebwe mutemera kuza public ngo muvuge? Aya mafaranga dukotiza buri kwezi tuyohereza kuri momo ya Vincent. Wowe mupfana iki busanzwe? Ni mu marume, ni musaza wa mama. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali Iruhande rw'ahahoze gare ya Kacyiru, ahoroheye buri wese kuhagera, hagamijwe rwo korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba. Ijabo Life Center yabafunguriye ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. wanahamagara kuri 0784 Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye. Reka dushimire mwe mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye by'umwihariko kuri Scovia Mutesi. Ejo humvikanye inkuru nyinshi zitandukanye tuvuga kuri Dr Kanimba, twibaza ibyo twibazaga, ese byaba bigenze bite. Nkuko nabibabwiye nakomeje gushaka amakuru. Mu kanya gashize rero mvuganye n'umwe mu bavandimwe be asa nkaho aduha ishusho nyirizina muri rusange. Twakoresheje umurongo wa telefone kuko atari hafi yaho nshobora kumugeraho bikurikije aho aherereye mu karere ka Rubavu. Barasobanura byinshi, hari n'abandi batandukanye, ariko ishusho ihari niyi. Abantu bose barimo baribaza ngo kubera iki bigenze bityo. Ndacyongera kubabwira ngo ubufasha burakwiye, ahubwo n'ukwibaza burahabwa Kanimba. Ese koko mwese ndabisubiramo, iriya ndwara nk'uko abahanga babisobanura ntishobora gukira. Nta nubwo Minisante yigeze inanirwa kuvuza uriya muganga nk'uko yavuza abandi banyarwanda. Umuryango we urasobanura ibi. Ese mwaba nta handi mwigeze mwumva abantu bavuze ko bafite abantu barwaye bagakusanya amafaranga bakagira bate, ariko ibyo bintu ntacyo biri bufashe urwaye ahari cyangwa adahari? Cyokora Dr Kanimba aho atandukaniye n'abandi we ararwaye kandi arahari. Reka twumve uyu ni mushiki we kwa nyina wabo arasobanura uko ikibazo cyatangiye naho kigeze. Ku murongo wa telefone twagiranye ikiganiro kirambuye. None muraza gufasha ikindi cyo nibaza kuki mutarimo kujya mu buyobozi na Minisante? Ikibazo rero naho twabaye bloqué. Ni ukuvuga ngo abantu bavukana na Kanimba mu nda bavukana kwa mama na papa nta n'umwe uri mu Rwanda. Ibyo ndabizi. Babiri bari hanze, ari bashiki be, ariko nabo bavukana kuri ba nyina. Umwe ni mama, undi ni mukuru we. Ba nyina baravukana, ntabwo bavukana direct. Rero kubera ko Kanimba ashobora kuvuga, twese twagiye twibaza, nabo bari hanze turavuga, twavuga ati se nihagira umuntu ujyayo akavuga ati Dr akavuga ati ngiyewe nababwiye kuko twagiye Kanimba yarutse kujya mu buri Faisal mu bitaro. Uriya mugore twebwe yadukoreye sene kwa muganga, kugeza ubwo batwirukana twese kubera uriya mugore. Baratwirukana mu bitaro batubona ni musohoke kubera amagambo y'uriya mugore. Ntashaka ko hari umuntu wegera umurwayi. Uriya mugore se ubundi ninde? Uriya mugore rero uriya mugore ni inshuti y'umuryango, yinjiye mu muryango kubera mukuru wa Kanimba. Barabyaranye? Baranabyaranye, umwana w'umukobwa. Ariko bigaragara nkaho undi yamaze kubona yuko uriya mugore adashobotse ariretira. No mu kubyarana babyaranye ari umugore ubisabye. Avuga ko umugabo we n'umugabo we badashobora kubyara. Arabisaba. Ubwo rero urumva nyuma yo kwinjira mu muryango gutyo Bosco yabaye nk'uwifata. Ariko agenda yiyegereza nyina mama wabo babyara, kugeza ubwo urumva ko yewe Dr Kanimba ajyaga kureba mama we kwa mukuru we yahahuraga n'uwo mudamu
aba umuntu mbese ushaka kwerekana mbese ko ashoboye kwita ku mukecuru. Nuko Vincent yaje kuba epati. Umuntu wita kuri nyina kandi bivugwa yuko umugore wa mukuru we atita kuri mama wabo, urumva naho yabaye yabafatiye asa nkaho babaye faible. Nyuma bigeraho noneho abishuti ya Vincent bazaza kwifana mukuru we avuga ati mutwara byaranye abishuti yawe gute. Baza gusa nk'abana bipfuye. Ariko nyuma yaho by'abavandimwe na mama baza gupfa birarangira baravugana. Ubu rero na mukuru we yaje kugenda ajya hanze, ariko uriya mugore aguma kuri Kanimba. Natwe ubwa mbere tukibibona twarishimye tukavuga tusi umuntu wita ku murwayi wacu turanabyishimira pe. Ako nyuma yaho wagenda ugiye gusura umurwayi ukahava wanduranije. Ubwo njyewe nabo navuga ati ni n'amagambo y'abantu kwa muganga niho numiwe rwose. Afata abantu bose bari kuri Vincent abamuvanaho ngo ndabona mushiki we yaje ngo ndari ngo n'umunisi we yaje ngo mwebwe murakora icyahanga ngo ngiye abantu ndabishyura ngo ngiye abantu ngo ndabatwaye. Ndamubwira se tuve Rubavu none se tuje kureba umurwayi aba bantu uyu mugabo wari umuriho ko ari ushaka kumwuhagira umutwariye iki. Musaba yuko dushyiraho n'umunasi wo kumwitaho umuganga ubuhoraho. Abwira Vincent ngo niba ye ashaka ko abantu bandi baza ngo amenye ko we atakiri kumwe nawe. Vincent aravuga ati ngiye umuntu yanyitayeho murajya kuzana abantu bandi biki aratwiyama. none ikibazo mfite Vincent ntabwo agira aho aba. Afite inzu afite inzu kadasitire Kimironko. None se afite n'imodoka. Ariko inzu uriya mugore twikanga yamaze kumuvana mu nzu ye yamujyanye iyo kantu za Kanombe aragenda amushyira hafi ye. Inzu noneho wamubaza ati inzu irakodeshejwe, inzu ifasha abana. Wajya kugasanga inzu ntabwo ifasha abana. Hari umusaza bita Kirenga abangaho i Kigali, ni inshuti ye, ni na parewe. Umusaza ngena namwigiye turamubaza ibi nibi ate inzu urabona abantu bose basanga bashaka kwiteranya. Ariko imitungo ya Vincent irahari. Twebwe rero ikintu cyatubabaje shoke yambe twagize ni ukubona umuntu afata initiative yo kujya gusabiriza nta n'umuntu umwe mu muryango. Twabonye video nk'abandi bose. none kuki mwebwe mutemera kuza public ngo muvuge? Ntago tubyanga kubera ko ngewe ikibazo mfite nk'uko abaganga babivuga baravuga ko iyo ndwara idakira usibye kumwitaho bisanzwe cyane rwose. Mfite petit frère ukurikira bwa kabiri avuye mu Budage yize ibintu bya physiotherapy. Aravuga ati ngewe ndi tayari kumufata azatangira le premier mai. Ndi tayari kumukorera physiotherapy ariko iriya ndwara ntikira agakomeza agafata imiti. Dufite groupe duhuriraho turakotiza buri kwezi tukavoreza amafaranga ayo kumutunga ayo kumubeshaho. Kuko ngewe twari tubizi neza ko afite nuza assurance maladie imuhereza imiti. Tukavuga tuti nibe iyo nzu iye ifasha abana kuko abana bari kumwe na mama wabo. Yes. Kandi nta nubwo abana bagiye kwa mama wabo ari ukubera ko uriya mugore yaratwaye Vincent basigaye ari bonyine. Abana babanaga na se. Abana babanaga na se uri umuda. Mama we yagiye kera asigana abana na papa wabo. Yareza abana be kugeza ku munota wa nyuma arwaye arembye. Ubwo bamujyanaga i Burayi agiye kwivuza muri Belgique. Ninde wamujyanye i Burayi ubundi? Fungira ruho. Ni famille. Famille niyo yamuhereje i Burayi. Yakirwa na mushiki wo kwa se wabo. Yari mu Bubiligi ari kwivuza. Twebwe twikanga twumvise agarutse. Twese kwa muganga bananiwe ati iyi ndwara ntabwo ishobora gukira. Urumva? Ni ukuvuga rero iyo miti yashobora kwifatira hano niyo physiotherapy bakayimukorera. Kandi uwo musaza wanjye azayimukorera atamwishyuje. Urumva kuko ni umuvandimwe wanyu. Icya kabiri nashaka kubwira nuko amafaranga dukotiza buri kwezi tuyohereza kuri momo ya Vincent nayo n'indi preve. Aravuga ngo nta muryango agira gute ko nta muntu umwitaho gute.
ahubwo nuko badashaka ko twe tumugeraho ntashake yuko tunamenya n'amakuru ye noneho na telefone ya Vincent nushaka no kwihamagara uvuga ko akunda gushaka kubyuka kwateka amamagara umuvandimwe mu baswe yaramutse nta na rimwe Vincent ashaka kwitaba kandi Vincent aravuga kuvuga byaravuga ntashaka kwemera ko kwitaba ahita atangura agafata telefone yaba atagushaka ntatume mwitaba yayisize muri silence yitaba washaka ku kwezi mwebwe mutanga amafaranga angahe yo gufasha umuvandimwe wanyu? Ni amafaranga dufite liste nayo nayikwereka dufite groupe kuvuga ngo ni liste kandi buri munsi afite amafaranga yiyemeje gutanga utanga 70 hari utanga 60 hari utanga ayo mafaranga ntago navuga ko ashobora kurenga nka 600,000 ku kwezi. Yego ayo mafaranga atangwa arahabwa Vincent buri kwezi. None kuba uyu munsi umuvandimwe wanyu ari ku binyamakuru ntabwo ayo mafaranga yari afamiye gusa hariho n'inshuti zimwe za hafi abantu babanye na Vincent igihe cyose. Ibintu tumaranye iminsi twebwe twiyemeje tuvuga tuti umuvandimwe amaze igihe adakora ari mu rugo ibyo ari byose ntabwo n'uwo warabitse amafaranga igihe kirekire kingana gutya ntabwo waba umaze tubaza ukaba ugikonsoma ya mafaranga wabitse yemeza dufata iyo initiative twatuzi ko afite assurance imuvuza ko ati abaho gute turebe uburyo agomba gukomeza kubaho ayo mafaranga nayo twashyizeho kuvuga ngo amufashe kubaho kuko umugore yahise avuga ati inzaba irakodeshwa muzayishyura n'ubundi yamuvanye mu nzu ye ariko ayo mafaranga azishyura inzu akomeza anabeho. Ni ukuvuga ngo uyu mudamu yafashe Dr Kanimba amukura mu nzu afite Kimironko ajya kumukodeshereza hafi yiwe. Ese bari baturanye nuko yari yarabyaranye kera na mukuru wa Kanimba n'umuvandimwe wanyu. Yego. Ni iki mutekereza kuba mwabonye Dr umuvandimwe wanyu ari ku binyamakuru n'ahandi hatandukanye bavuga ngo arafunguza cyangwa arasaba ubufasha? Byaratubabaje cyane. Byaratubabaje murumuna we bucura bw'iwabo nge twarivuganiye arimo kurira aba muri Canada. Yaratwandiye yabaje bihereza n'ama message kuri nuza kuri groupe aravuga ati iyi video mweze mwaba mwayibonye. Arabaza dukora iki mu gihe tugitekereza dukora iki duce hehe ngera na mu propose vuga nese nta kuntu waba uje kuko niyo muntu wenyine ushobora kugenda ukarekera mu muntu wawe bakamuguha nk'umuvandimwe w'amaraso batangiye ababyeyi wenda twebwe byatugora. Wowe mupfana iki ubusanzwe? Nge ni mu marume. Ni musaza wa mama wawe? Ni musaza wa mama nyina baravukana. Nambwa ati wowe wenda haruje hari icyo byafasha. Ubwo rero mu gihe arakirimo kwisuganya areba icyo yakora indi video birasohotse nimugoroba barafite ikiganiro mercredi na nijoro barafite ikindi kiganiro ya conference ya groupe ariko nge sinabashije kuyijyamo kubera ko nandi kwitegura ibintu by'ingendo musiramu. Yego. Ntabwo namenye icyavuyemo rwose video yawe iradufashije kuko twese icyo tubona kuri ya mugore nuko ashaka kwiyarishisa ku murwayi. None se hari impapuro koko zihari z'ibyo bitaro bavuga byo muri Amerika y'Epfo byo kumuvura iriya ndwara n'ubwo abaganga nabo batubwira ko idakira? Ntabyo tuzi. Ndakubwira ngo yafashe initiative yo kujya kuri YouTube na hehe nta muntu umwe abajije. Nukuvuga ngo yafashe umurwayi amugira nkaho nta muryango agira. Nta kintu na kimwe cya Dr ubu twese tuzi kubera ko twese yatugize yaduciye no mu nzu ye. Urahagera ubwo mugahabusa nk'abaho muhanganye nta kintu na kimwe cya Dr tuzi mbese ni ibintu bye ku giti cye afite yakoze we wenyine. Umuvandimwe waravuga ko ashobora kubona uko aza kugira ngo amufashe? Ntago aradusubiza kurenga yari kuva ko arimo gushakisha ko nabavuye inaha vuba. Urumva kuva muri Canada uza hano ntago ari ibintu umuntu akora mwaka wari wacamo. Sawa urakoze kuri ayo makuru yandi mashya muduhaye reka dukomeze dutegereze icyo Minisantiri bukore. Murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha. Urakoze mama.
ngira ngo mwumvise rero uko asobanura uko byagenze n'ibindi. Urumva ko hari n'inzego, icyo nibutsa nuko Minisante yo amakuru ahari barimo gukurikirana ku buryo bagomba kumufasha bakareba niba koko hari ubuvuzi bwihariye akeneye burenze ubusanzwe, ariko abantu baravuga ko nta bundi bwaba burenze ubwo afite naho yaba yaragiye. Ngira ngo murabyumvise, turakomeza gukusanya amakuru tugira ngo ufasha afashe ukwiye gufashwa ye gufasha uwambaye ikote ryo kugira ngo agendere ku ntege nke z'ufite ikibazo, nuko nawe agira icyo amuronkeraho. Murakoze, mugira ibihe byiza.